Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse namwe bayobozi bose muteraniye hano, ndashaka kubasezeranya ko iki cyizere Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngiriye kitazaraza amasinde. Ndabashimiye. Nk'ibisanzwe ni G7 TV. Nyuma y'uko Dr Edouard Ngirente asimbujwe Dr Justin Nsengiyumva nka Prime Minister cyangwa se Minisitiri w'Intebe, ndagira ngo tugaruke no kuri guverinoma nshya, amasura yabo n'amazina ndetse na buri kimwe buri umwe yashinzwe. Hanyuma ngira ngo byose tuze kubirebera hamwe, ndetse na liste yose n'amafoto ndetse n'abashyashya bashyizwe muri guverinoma batari basanzwemo ndetse n'abayikuwemo. Murabibona, uyu ni Dr Justin Nsengiyumva ariwe Prime Minister mushya wasimbujwe Dr Edouard Ngirente. Uyu Justin yari asanzwe ari guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda cyangwa se BNR. Nyuma yaho Dr Edouard Ngirente yahise ajya kuri X cyangwa se Twitter, ariho yanditse, murabona yandika ashimira Perezida Nyakubahwa Paul Kagame, amushimira ku myaka 8 amaze ari Minisitiri w'Intebe, amushimira ku cyizere yamugiriye kandi no kuba barabanye neza bagakorana mu kazi, n'urwandiko runini yanditse amushimira kuba yaramuhaye amahirwe kandi amubwira ko agiye gukomeza kuba umunyarwanda bakubaka igihugu. Hanyuma Dr Justin Nsengiyumva nawe yahise ajya kuri X yandika ashimira kuba ahawe amahirwe, ashimira Nyakubahwa Perezida Paul Kagame kuba amwemereye cyangwa se amuhaye amahirwe yo kugira ngo bafatanye mu rugendo rwo kubaka igihugu, kandi amubwira ko amahirwe ahawe atazigera yatera inyoni, kazayakoresha neza kandi icyambere n'umuturage ku isonga. Noneho tugaruke kuri liste ya guverinoma nshya cyangwa se abaminisitiri bashya. Dufite Minisitiri Judith Uwizeye yagizwe Minisita mu biro bya Perezida wa Repubulika. Minisitiri wa kabiri dufite ni Ines Mpambara, Minister in the Office of Prime Minister, ni Minisitiri mu biro bya Minisitiri w'Intebe, uyu Ines Mpambara. Minisitiri wa gatatu kuba minisitiri bashyashya dufite yitwa Yusufu Murangwa, ni Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi, Finance and Economic Planning cy'igihugu, uyu niwe Yusufu Murangwa. Hanyuma Godfrey Kabera yagizwe umunyamabanga wa leta mu kigega cy'imari cya leta, ni Minister in charge of National Treasury. Hanyuma undi yitwa Mutesi Linda Rusagara, niwe munyamabanga wa leta mu gukwirakwiza imari ndetse n'ishoramari muri Minecofine, yitwa Mutesi Linda Rusagara. Undi yitwa Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, ngira ngo abenshi muramuzi, niwe wagizwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation. Hanyuma James Kabarebe General Retired ni Minister of State Foreign Affairs in charge of Regional Cooperation, ni umunyamabanga wa leta mu bubanyi n'amahanga ndetse n'ubufatanye n'akarere. Hanyuma dufite undi witwa Dr Ugirashebuja Emmanuel, muramuzi cyane, ni intumwa ya leta ndetse akaba Minister of Justice, ni Minisitiri w'Ubutabera. Hanyuma tukagira kandi Juvenal Marizamonda, niwe Minisitiri w'Ingabo ubu ngubu Minadef, niwe uyoboye, niwe Minister of Defense, yitwa Juvenal Marizamonda. Tuvuye muri Minadef, Console Uwimana niwe wagizwe Minisitiri w'Uburinganire ndetse n'Iterambere ry'Umuryango cyangwa se Minister of Gender and Family Promotion. Hanyuma Dr Vincent Biruta, abanyarwanda benshi baramuzi, niwe wagizwe Minister of Interior cyangwa se Minisitiri w'Umutekano ariko w'imbere mu gihugu, yitwa Dr Vincent Biruta. Hanyuma Marie Solange Kayisire ni Minister of State of Local Government, ngira ngo nawe ubu si ubwa mbere aje muri guverinoma, benshi baramuzi, yitwa Marie Solange Kayisire.
Dr Gasore Jimmy ni Minister of Infrastructure cyangwa se imyubakire n'ibikorwa remezo, ni Minisitiri Dr Jimmy Gasore niwe wagizwe Minisitiri w'ibikorwa remezo cyangwa se imyubakire. Olivier Kabera niwe wagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisitiri y'ibikorwa remezo by'igihugu, uzaba ari hamwe n'umwe tumaze kubona Dr Jimmy Gasore. Hanyuma Paula Ingabire, muramuzi Madamu Paula Ingabire, ni Minister of ICT and Innovation, ni Minisitiri w'itumanaho ndetse na innovation y'igihugu. Murabizi ko turi guteza imbere ikoranabuhanga. Joseph Nsengimana, Bwana Joseph Nsengimana niwe wagizwe Minisitiri w'uburezi, ngira ngo muramuzi cyane, nta cyahindutse. Minisitiri w'uburezi ubu ngubu muri Mineduc Joseph Nsengimana. Claudette Irere Madamu niwe munyamabanga muri Minisitiri y'uburezi cyangwa se muri Mineduc. Claudette Irere ubu niwe munyamabanga wa leta muri Mineduc. Dr Jean Damascene Bizimana ubu tuvugana niwe Minister of National Unity and Civic Engagement. Muramuzi cyane Damascene Bizimana, Dr n'ubundi nta cyahindutse, ni wa wundi. Uyu ni Dr Justin Nsengiyumva, muramuzi, ni mushya nawe, turamuvuga mu bashya kuko nawe ni mushya, niwe Minisitiri w'intebe mushya uyu mwanya dufite wasimbuye Edouard Ngirente. Hanyuma Dr Mark Cyubahiro Bagabe niwe wagizwe Minisitiri w'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, ni ukuvuga Agriculture and Animal Resources, ubuhinzi ndetse n'ibituruka ku nyamaswa byose. Dr Sabin Nsanzimana arazwi cyane, nawe nta cyahindutse, niwe Minister kugeza na n'ubu w'ubuzima muri Minisante cyangwa se MOH, Minister of Health cyangwa Minisante. Dr Iva Butera niwe Minister of State in the Ministry of Health. Kugeza uyu mwanya Iva Butera niwe munyamabanga wa leta muri Ministry y'ubuzima kwa Sabin Nsanzimana. Ambasaderi Christine Nkurikiyinka, si ubusanzwe ambasaderi turamuzi, ubu ngubu niwe Minister of Public Service and Labor, niwe Minisitiri w'umurimo n'abakozi ba leta. Prudence Sebahinzi, hagendewe ku itangazo ryerekana uko bashyizwe mu myanya, ubu niwe Ministry of Trade and Industry muri Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Minaloc. Tukagira kandi na Minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi cyangwa se Minister in charge of emergency management, yitwa Major General Albert Murasira arasanzwe, ubu niwe Minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi. Tukagira kandi Madamu Neri Mukazayire ariwe Minisitiri wa Siporo. Mbibutsa ko abaminisitiri bose ahangaha ntabazanye, ahubwo nabazanye mfite amafoto, abandi ku mpera ndaza kubasomera bose uko bagiye bashyirwa mu myanya. Dufite kandi Bwana Rwego Ngarambe, niwe Minister of State in the Ministry of Sport, ni ukuvuga ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri ya Siporo, azajya afatanya na Madamu Neri. Tukagira Dr dukunda cyane urubyiruko benshi, yitwa Dr Utuma Twishima Jeanne Pavdara, ni Utuma Twishima, Minisitiri w'urubyiruko ndetse n'ubuhanzi. Sandrine Umutoni niwe Minister of State for Youth, niwe munyamabanga wa leta muri Minisiteri y'urubyiruko n'ubuhanzi kwa Dr Utuma Twishima Abdara. Dr Mugenzi Patrice, uyu ni umwe mu batakibarizwa muri guverinoma y'u Rwanda, yari Minister of Local Government, kugeza uyu mwanya yasimbujwe, ntabwo akirimo. Tugiye kureba n'abashyashya babasimbuye, nibo tugiye kurikizaho. Yitwa Dr Valentine Uwamariya, Minister of Environment, yari Minisitiri w'ibidukikije, naberetse uwamusimbuye, ubu uyu nguyu nawe ntakibarizwa muri guverinoma y'u Rwanda. Yitwa Bwana Eric Rwigamba, yari umunyamabanga wa leta mu buhinzi n'ubworozi cyangwa muri Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi Minagri, ubu nawe yasimbujwe.
noneho nje kubereka amasura mashya yaje muri guverinoma y'u Rwanda atarasanzwe harimo Bernadette Arakwiriye, niwe wagizwe minisitiri w'ibidukikije kugeza uyu mwanya. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mushya yitwa Bwana Habimana Dominique, niwe wagizwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu cyangwa se iyo twita Minaloc mu ndimi z'amahanga. Hanyuma kandi Dr Tresphore Ndabamenye niwe wagizwe Ministry of State in Agriculture and Animal Resources, ni ukuvuga umunyamabanga wa leta ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi. Bwana Jean de Dieu Uwihanganye nawe yashyizwe muri Minisitiri y'ibikorwa remezo nk'umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo muri Minisitiri y'ibikorwa remezo. Kadukomeze kandi nari nababwiye ko turi buza kurebera hamwe amazina yose y'abaminisitiri bashyashya bashizwe muri guverinoma, tukareba liste dore ngiye. Ni benshi gusa ngira ngo buri umwe wese yabibona kandi yabasha kubisoma. Harimo ba James Kabarebe, ba Dr Sabin Nsanzimana nk'uko nagiye mbivuga, ba Tresphore Ndabamenye ndetse ba Iva Butera. Ni babandi. Kora subscribe, comment and share kugira ngo dukomeze tubane no mu bindi biganiro. Ndahari ku bwanyu kuri buri kimwe. Hari ikibazo ufite cyangwa ushaka kubaza kuri aba bayobozi cyangwa se kuri buri umwe ndetse n'ibibaranga n'aho bagiye bakora ndetse na buri umwe icyo yari asanzwe akora, ndetse hari n'uwashaka kumenya ukaba utamubonye, duhurire muri comment mwandike ubundi nza nawe mubahe mbabwire na bimwe bibagaragaza bose. Thanks for watching in G7 TV. Twifurije imirimo myiza abayobozi bacu.